Haleluya, shalom shalom. Yesu nashimwe cyane bene data, muraho neza mwese aba Yesu agira ubuntu. Nitwa Evangeliste Mama Teta, umwana w'Imana, Imana agira ubuntu bwo kuvuga ubutumwa mu mahanga yose. Ikaze cyane kuri YouTube channel ya Ubonako TV. Wowe ugeze hano bwa mbere, ndagusaba kwiyandikisha kugira ngo ujye wumva ubutumwa Imana ishyira ku mutima uko nshobojwe ishyiraho video nshyashya. Ikaze cyane, kanda kuri iryo jambo ryanditse ngo subscribe cyangwa sabone mu rurimi rw'amahanga, ukande no kunzogera kugira ngo ninjya nshyiraho video nshyashya ujye uhita uyibona. Ndakwinginze rero umfashe kuvuga ubutumwa, nufashwa wandikemo amen na muri commentaire, cyangwa ukande kuri ako kantu kanditseho like kameze gutya. Amen. Bintera motivation, bimpa motivation yo gukomeza kuvuga ubutumwa. Kandi ndashimira namwe mwese iyo mubonye natinze gatoya kunyibutsa mukambwira ati video yindi iri hehe. Imana y'amahoro baho umugisha. Reka dusenge rero mvuga ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima uyu munsi. Mana nziza, Mana igira neza, se umwami wacu Yesu Kristo, uyu mwanya ndagushimye kandi ndaguhimbaje. Ndagushimye kongera kuma akanya gato ko kuvuga ijambo ryawe. Uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yo kwizerwa, mu byitwa Imana nta yakubanjije nta nizaguheruka. Nukuri mbanje gusuka umutima wanjye imbere nk'amazi kugira ngo ubanze unyuhagire, unyeze untunganye. Amaraso yawe ntunganye ku gato no ku kanini. Amaraso yawe Yesu, umuntu wese uzafungura iyi video mwami, umubabare gukiranirwa ko kose, umwuhagire ku gato no ku kanini. Nawe Mana, iri jambo ushyize ku mutima ntabare njya ubw'izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ngiye kukubera mikoro wirangurure, wibwirira ubwoko bwawe Uwiteka Nyiringabo, kuko njye ntacyo nababwira cyabahumuriza umutima cyangwa cyajya kibakura ngo kijye naho kibashyira. Ngwino uganze Mwuka Wera mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye, rigaragara muri Yobu ibice 14 umurongo wa 7. Umutwe w'ijambo uravuga ngo haracyari ibyiringiro. Nshuti yanjye, hagaragara ibyiringiro ku kintu kitari kiriho ibyiringiro. Amen. Ikintu cyarangiye, ikintu kitagishobotse, ikintu witeze ko kitazongera kubaho ukundi, haracyariho ibyiringiro yuko Imana yakugirira neza. Amen. Byashoboka bikongera bigashoboka, bikongera bigashoboka. Amina. Hallelujah. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Yobu ibice 14 umurongo wa 7. Erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera kigashibuka. Amen. Hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera kigashibuka. Byashoboka ko watsinzwe inshuro nyinshi, byashoboka ko wananiwe inshuro nyinshi, byashoboka ko bakubwiye ko iyo ndwara izakwica, bakubwiye kutazabyara, bakubwiye kutazashaka. Urabona imyaka iri kugenda igusiga, abo mwavukiye rimwe, abo mwiganye, barabyaye, barakujije, batangiye gushyingira. Yes, wabyaye afite imyaka 20, nagira 41, Yesu ashimwe, umwana wazaba afite 21, byashoboka ko agiye gushyingira. Ukaba uhagaze mu myaka 41 kugera 5 gutyo hejuru gatoya. Haracyari ibyiringiro yuko Imana nawe yakugirira neza. Wowe uhagaze muri icyo gika, wowe uri kubona abandi mwiganye barabonye akazi, apana utuzi, akazi. Hari bamwe muri mu gikarambwa ati ujye uvuga ikinyarwanda cya nyacyo. Yes, warakoze cyane, Imana iguha umugisha. Akazi, abandi babonye akazi, mwariganye, byashoboka ko ari umuhanga kubarusha, ukajya ubasobanurira, ariko uyu munsi wa none bakaba barazamuwe mu ntera. Wowe uri aha ngaha ukiri umushomeri, haracyari ibyiringiro kuri wowe ko Imana yaguha akazi, yaguhindura amateka. Haracyari ibyiringiro kuri wowe wagiye ahantu gusaba ibyangombwa bakabikwima, uyu munsi ukaba witwa ngo umusampapiye. Haracyari ibyiringiro ko Imana yaguha ibyangombwa, haracyari ibyiringiro ko Imana yaguhindura amateka. Haracyari ibyiringiro wa mama we umaze imyaka 10 na 20 kugera muri 30 njya mbyumva. Haracyari ibyiringiro ko na Imana yaguha urubyaro, kuko na Sara yahawe umwana w'umuhungu w'isezerano ku myaka ya 90, kandi birashoboka. Yarageze muri double menopause. Haleluya. Bitagishoboka
n'Imana n'abamarayika bari baje kubasura uwo munsi. Babwiye Abrahamu ngo umwaka utaha nk'iki gihe Sara azaba akikiye umwana w'umuhungu. Sara byumvishije ari mu ihema araseka. Haracyari ibyiringiro rero yuko nawe ibyo bakubwira ukumva ntibishoboka ugaseka, bishoboka muri Yesu Kristo. Ngwino kwa Yesu akuruhura, kugirire neza, araguhindura amateka. Wa mwana w'imfubyi, wa mukobwa w'imfubyi, wa muhungu w'imfubyi, wowe udafite shinge na rugero, uri kumva uzumvira ijambo, haracyari ibyiringiro yuko Imana yagukura ku cyavu ikazakwicanya n'ibikomangoma. Haracyari ibyiringiro wowe ujya ku ishuri n'amaguru kumva ko ntabwo. Haracyari ibyiringiro igihe uzicara kuri vola y'imodokari yawe Imana ikaguhindura amateka. Wowe byananiye, wowe umaze gukora divorce inshuro zirenze 1, 2, 3, haracyari ibyiringiro yuko Imana yakugira neza. Nta kure habaho Imana itakura umuntu. Imana ibyo twebwe tubona ko byarangiye, Imana yacu irabishoboye, Imana yacu irahambaye. Wa mubyeyi wowe ufite abana bakunaniye, bari mu nzoga, bari mu busambanyi, bari mu biyobyabwenge, haracyari ibyiringiro ko Imana yakuzurira abana ikongera ikabagarura, ikabaha agakiza bagakizwa. Haracyari ibyiringiro. Wa mupapa we wowe ushaka kureka inzoga bikaba byarakunaniye, urashaka kuva mu biyobyabwenge bikaba byarakunaniye, haracyari ibyiringiro ko Imana yabigukuramo. Wa mumama we, wa mukobwa we wowe wayobotse uriya mwuga wo kwigurisha, haracyari ibyiringiro ko Imana yaguhindura amateka nk'uko yahinduye ya wa mukobwa Marita waje agasuka amavuta ku birenge bya Yesu Kristo. Wa wundi baje bashaka kumutera amabuye, Yesu akandika hasi akavuga ngo utarakora icyaha namutera ibuye. Haracyari ibyiringiro ko Imana yagukura muri gereza, yaba gereza yo mu mwuka, yaba gereza yo mu mubiri. Nkunda kubabwira ngo gereza yo mu mwuka iragatsindwa kuruta iyo mu mubiri. Iyo mu mubiri igihe kiragera ugahabwa imbabazi, ariko iyo mu mwuka iyo utayishugurikiye uyigumamo. Haracyari ibyiringiro yuko Imana yonyine niyo idukura muri gereza zo mu mwuka badufungiranyemo, ikatugira uhuru, ikatubohora, tukabohoka. Haleluya. Haracyari ibyiringiro y'ibyo ubona ko bidakunda byakunda. Mama, haracyari ibyiringiro ko umwana wawe urwaye igicuri, Imana yamukiza icyo gicuri, Imana yagukiza iyo kanseri, Imana yagukiza iyo sida, Imana yagukiza ibyo bibyimba byo mu nda, Imana yagukiza uwo mugongo ugendana sentire. Haleluya. Haracyari ibyiringiro wowe ubwirirwa ukaburara ko Imana izakugaburira ukarya ugahaga, ariko uzirinde kwibagirwa Imana yagukuye. Haracyari ibyiringiro wowe wabuze ubwenge bwo mu ishuri ko Imana yagukura ku mwanya wa nyuma mu ishuri ikaguha kuba uwa mbere. Birashoboka. Ijambo ry'Imana avuga ngo ubuze ubwenge busaba Imana yo itishama. Muri Yakobo igice cya 1:5 niko ijambo ry'Imana rivuga. Haracyari ibyiringiro wowe wumva ko watawe, wahejwe mu mateka, wowe wumva ko bagucira witeka. Imana yacu si bayari, si baringa. Imana yacu ihindura amateka, Imana yacu itanga igikundiro, Imana yacu itanga amafaranga. Ni ukuri irayatanga, isi n'ibiyuzuye byose ni ibyayo. Imana yacu iratwambika, Imana yacu nta kidashoboye. Nimureke tuyigirire icyizere. Njya nsigaye mbwira abakozi b'Imana abarokore, hagase beneda, ninde wababwiye ko uyu mugisha, haleluya, Imana ifunguye nta ufunga. Imana ishobora kuguhindura amateka. Iyi kibazo nuko Imana ihindura amateka abantu babyitirira Satani. Mu izina rya Yesu Kristo, Satani ntacyo arema, ibyose abikopera ku Mana. Imana yaguhaye nta wakwima. Tegereza igihe cy'Imana, kuko haracyari ibyiringiro ko Imana izakugira neza. Haracyari ibyiringiro ko Imana izagushumbusha. Haracyari ibyiringiro ko Imana izagutabara. Haracyari ibyiringiro ko Imana izaguhindura amateka. Iyavuganye nawe niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Humura, wicika imbaraga, wicika intege, wikiheba, wihindukirira ubwira Imana ati Imana nakoze ibi, narasenze, nagize gute, ariko uyimurikira imirimo y'ibyo uzakora mu gihe kiziye kuzaza. Haracyari ibyiringiro. Ndakwinginze mwene data, ongera ugirire Imana yawe icyizere. Wongera ubwe ngo haracyari ibyiringiro nk'ubwo igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka, nk'ubwo umuryango wawe washize wowe wararokotse, kugira ngo Imana kuri wowe ishinge, yongere izane izindi generation ziturutse muri wowe. Haracyari ibyiringiro.
haracyari ibyiringiro yuko ayo madeni Imana yagucira akanzu ikakugira neza bakareka kuguterereza cyamunara. Haracyari ibyiringiro nawe batereje cyamunara kwishobora kugushumbusha n'ibyinzige byariye. Haleluya! Twiringira Imana yacu, ni Imana ishobora byose, ni Imana ihindura amateka, ni Imana yagura imbago, yaguye Izaya besi birandikwa. Nawe yabasha kukwagurira imbago, nawe yabasha kuguhindura amateka, nawe yabasha kugukiza ibibembe nk'uko yabikije Namani umugaba w'ingabo z'Isiriya, nawe yabasha gukora bya bindi twebwe tudashoboye, nawe yabasha kuguha agakiza, nawe yabasha kongera kukuzura wa mukozi w'Imana we waguye. Imana igufiteho umugambi kuba utarapfuye, ugiye kongera uhaguruka ukorera Imana, kandi humura nawe uzagutera amabuye nguri ase wari waraguye yakongera kutubwiriza. Imana igiye kukwambika imbaraga nshya, amavuta mashya. Haleluya! Imana igiye kugukoresha iby'ubutwari. Haracyari ibyiringiro ufite dosiye yawe bakuriganyije abandi bakabigenderaho. Imana igiye kubura dosiye yawe, yongera ari yiga, kandi Imana izakugira neza. Garuka ku gicaniro cy'Imana, garuka wiringira Imana, garuka wizere Imana. Imana izakora ibiruta cyane ibyo wowe utekereza. Imana izakora cyane ibiruta cyane wowe ibyo wibwira. Erega ibyo yibwira kutugirira ni amahoro, ntago ari ibibi, kugira ngo itureme imitima ibyo tuzabona hanyuma. Ngaho yigirira icyizere, ngaho wongere uyikunde, ngaho wongere usenge, ngaho wongere usubizwe mu ibyiringiro. Hanze ni habi, nta cyiza kiba hanze usibye amahoro dukura muri Yesu Kristo. Nta handi twakura amahoro, nta handi twakura umugisha, nta handi twakura kunyurwa, nta handi twakura kugira itoto, ntaho ni muri Yesu. Ngwino kuri Yesu rero tujye gusenya muri ijambo ko haracyari ibyiringiro. Reka ibyawe byari byarapfuye, reka ibyawe byari byaraboze, weka ibyawe byari byaranutse, reka bya bindi byose ubimurikire Kristo. Muge ngo Kristo haracyari ibyiringiro yuko iki giti cyatemwe cyakongera kugigashibuka, yuko akazi nirukanyweho nakongera nkabona, kandi yuko viza nimwe nabo nindi viza, yuko ibyangombwa maze imyaka nirukanka inyuma mukanya nkako guhumbya Imana yabima, yuko imyaka maze ntabyara Imana yamura urubyaro, yuko imyaka maze navorta Imana yancumbusha, Imana yazibura trompe Imana. Haleluya! Yuko igihe maze nsendwa cyangwa mbengwa Imana yamu umugabo mwiza, Imana yamu umugore mwiza. Haracyari ibyiringiro ko Imana yagira ikikora ku buzima bwawe, igasenya amateka y'ibyahise, ikakubakira amateka mashya, ikaguhindura ubuzima busha. Muri Yesu Kristo byose birashoboka. Reka tujye imbere y'Imana dusenge. Akaryoshe nago gahora mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mana nziza, Mana igira neza, se umwami wacu Yesu Kristo, aya masaha ndagushimye ndaguhimbaje. Nukuri kuri iri jambo nanjye ndafashijwe. Haracyari ibyiringiro ko ibyacu byatemwe, byapfuye, byavuyeho, wakongera ukabishibura, wakongera ukabirema bundi bushya. Erega niwo ugira icyo ukora cyaba kitaruka kirema ndetse ukagikomeza. Ngaho gira icyo urema muri mwene data, ngaho gira ibyo uhindura mu buzima bwe, ngaho cagagura urandura ukongore wubike mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turatera imbuto yo gutera imbere, turatera imbuto y'agakiza mu bacu, turatera imbuto yo gukira no gukizwa, turatera imbuto yo guhindurirwa amateka. Erega mwami ni wowe wabivuze, reka igiti cyatemwe mwami, reka cyongeye gishibuke ku rugo rwacu, reka cyongeye gishibuke mu miryango yacu, reka cyongeye gishibuke mu rubyaro rwacu, reka cyongeye gishibuke mu mirimo dukora. Haleluya! Reka wongere duhindura amateka. Mana ni wowe twiringiye, Mana ni wowe twizeye. Uwiteka urashoboye, Uwiteka urahambaye, imbaraga zawe nizo ziganza, ubwiza bwawe bwo bukayangana. Dukure iki cyanyo n'igisuzuguro, dukure ikintu cyose cyari kituriho cyatumaga mwami Yesu Kristo tudatera imbere mu mwuka, tudatera imbere mu mubiri. Ryawe Yesu Kristo, eregura Imana nziza, eregura Imana igira neza. Ndagushimye Yesu, ndagushimye kuyembuye mwene data, ndagushimye ko araho umukwere nawe umushize mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana muri baho umugisha mwinshi. Nukuri haracyari ibyiringiro, nitutagwisari tuzasarura, kandi Imana harahana igiye kugukura mwene data, kandi nihagukura uzagaruke muri komantere ubwe ngo haraho Imana yankuye, hari naho Imana ingejeje. Imana iguha umugisha,
Imana ikugire neza, mufashe gusharinga buno butumwa kugira ngo bugere ku nshuti yawe asanga ari yagiye kwiyahura yatakaje ibyiringiro, ariko acyumva rino jambo hari aho Imana imukura mu izina rya Yesu Kristo. Amen.